Shema, tubwira umuhanzi ukunda. Kera nakundaga Israel Mbonyi, ariko ubu ngubu aho bigeze ibintu byarahindutse. Hari abakobwa baje numva barankora ku mutima cyane. Vestina na Dorcas kabisa, Imana ibahe umugisha. Nkuko umaze kutumenyera, iyi ni Jo Gospel Talent Show igaragaza impano z'Abanyarwanda mu bijyanye no guhimbaza Imana. Uyu munsi rero twasuwe n'umusore, muramubona n'umusore mwiza cyane wambaye neza. Reka tumuhe akanya atwibwire. Murakoze, nitwa Shema. Nishimiye kubana namwe. Shema, wishimiye kubana. Uyu munsi wadusuye muri Jo Gospel Talent Show. Ese waje gukora iki kuri uyu munsi? Uyu munsi naje kuririmba. Nkuko wari umaze kubivuga, turirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, of course. Akaba ari cyo gikorwa kimbesheje hano. Uvuze kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ese kuramya no guhimbaza Imana bitandukaniye? Ntago ndi umuhanga cyane mu by'iyobokamana, ariko ntekereza ko ijambo iryo ari ryo uko ryaba rimeze rifite igisobanuro ritanga ku muntu uwo ari we wese, ariko mu buryo bwo kuba yabohoka akava mu byaha bimwe agakorera Imana. Ntekereza ko riba rifite igisobanuro ku muntu bitewe n'uko we aryumva. Iyo rero bavuze kuramya no guhimbaza, kuri njyewe mbifata nk'ijambo rimwe kuri njyewe, uko ntekereza ko byose ni amagambo ashobora kuba yakwereka inzira, kandi inzira yagufasha gukomeza kubana n'Imana. Shema bitubwiye neza cyane ati kuramya guhimbaza, ati indirimbo zifasha umuntu kuva mu byaha. Bitumye nza kugira amatsiko. Ese watangiye kuririmba ryari? Njye natangiye kuririmba mfite imyaka 8. Ufite imyaka 8? Icyo gihe waririmbaga muri korali cyangwa se waririmbaga ku giti cyawe? Narimbaga muri korali y'abana. Icyo gihe ndabyibuka najyanywemo n'abaturanyi, nakundaga kumva baririmba ari abana batoya, nza kugira amatsiko. Icyo gihe nta nubwo naririmbaga wenda ubyite kuririmba nyakuririmba, ko abana baririmba bitandukanye murabizi, ariko nkumva nshimishijwe cyane no kuririmba uturirimbo tugiye dutandukanye bakundaga kuririmba. Ese icyo gihe indirimbo waba wararimbye bwa mbere ugiye muri abo gakorere k'abana wawibuka? Hari indirimbo twakundaga kuririmba yavugaga ngo iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Ni indirimbo y'abana kera cyane, nanjye ndirimbo menye narigeze nyumvaho cyangwa se nanjye nayiririmbye. Ni indirimbo nziza cyane. Imana ni nziza. Kuri wavuze uti ndirimba kuramya no guhimbaza Imana, kandi ngo guhimbaza Imana yifasha umuntu kuva mu byaha. Niba atari ibanga, ni iki cyaha Imana yagukirije? Ibyaha byo tubibamo buri munsi, ariko buriya buri muntu wese aba afite témoignage, aba afite amateka y'ubuzima yabayemo, kandi n'ibya buri munsi nk'uko nabivuze tugenda tubamo. Imana rero igenda idukiza byinshi. Hari n'igihe uba ugiye kukijyamo, Imana ikakwereka ko utagomba kukibamo. Gusa yankijije wenda bimwe ntavugira hano, kubera ko ari ubuzima bwite bw'umuntu, ariko ndashima Imana ko ubu ngubu mbasha kwicara nkavuga nti byibuze navuye kuri iki njya kuri iki. Yego. Ugashima Imana uti Imana yankijije iki, ubu ngeze ahangaha. Ni byiza cyane. Wahisemo kuririmba gospel. Nukwere iki wahisemo kuririmba gospel ntujye muri sekera? Ntago navuga ko sakira ntaziririmba, ariko cyane cyane umwanya munini ubu ngiye kuzajya nkohereza indirimbo z'Imana, kubera ko buriya hari ibintu kera bakundaga kutubwira ababyeyi, bakatubwira bana mujye mujya gusenga, mureke ibintu by'ubuzererezi, mureke gusuzugura ababyeyi, Imana izabahana. Icyo gihe y'ababyeyi babivugaga, abana benshi ntabwo twabyumvaga, ariko hari igihe umuntu ageramo we ubwe akifatira umwanzuro, kandi bitewe nanone n'ibyo yagiye acamo n'ubuzima yagiye abamo, bigatuma abasha kugira umurongo wundi agenderaho. Niyo mpamvu rero ubu ngubu nafashe umwanzuro ngewe ubwanjye ntawe umpatirije wo kuba nakora icyo gikorwa bitewe n'ibikomeye Imana yankoreye. Ese mu kuririmba kwawe hari umuntu wo mu muryango yavanye impano yawe? Umuntu wajya kuririmba ni mama, uretse ko atabikomeje, yakundaga kuririmba muri korali nawe kera. Yego. Ni mama wawe uvanaho impano yawe?
ntago navuga ko ari we mvanaho impano ariko niwe nzi waririmbye muri Chorale ubwo wenda kubera ko tuba duhuje amaraso ubwo niwe usibye kuririmba se haba hari ibindi ukora ku ruhande byagufasha mu muziki wawe? Sinzi niba ari ibyamfasha mu muziki ariko ubusanzwe ndi umuganga. Uri umuganga, abaganga ni benshi, hari abakora muri labo, hari abadogiteri, hari abanasi, wowe ni mu kihe gice? Njye ndi muganga wita ku bana bari munsi y'imyaka 5 n'ababyeyi batwite. Ubwo muri make muri rusange ndi nutritionist. Ni ukuvuga wita ku bantu ku bijyanye n'imirire. Mwamubonye rero ko umuntu ufite ikibazo cy'imirire nuko umureba umusore rwose mu minsi iri imbere azaza tubwira no kubyo kurya ukuntu abitegura cyane. Ndabona bararire neza. Reka tugaruke muri Jo GTS. Wakiriye ute aya makuru uhitamo gufata icyemezo cyo kuza kugaragaza impano yawe? Abantu bapfa bafite ukuntu bakira ibintu cyane ko njyewe ntigeze mba wenda ndirimbe indirimbo za gospel igihe kinini kuko nabyita ko ubu ngubu aribwo ndimo kubijyamo bitewe n'intego nari narihaye n'icyo nashakaga kugeraho n'uburyo nifuzaga kuba naririmba indirimbo z'Imana. Nabonye ari nk'inzozi zanjye zari zisubijwe kubera ko natekerezaga uburyo nazagaragazamo ibihangano byanjye nagiye nandika kera ariko ntisingire imbaraga zo kuba naririmba ko buri abantu barabyitiranya kuririmba indirimbo y'Imana nuko uba ufite umutima wo kuba wabikora. Ntago ari buri muntu wese ushobora kuva ahantu runaka ngo kuba azi kuririmba ngo azaririmba indirimbo y'Imana ko Imana igutiza no kuba wabasha kuririmba ku buryo abantu bumva ibyo bintu bakabikunda bikaba byanagira n'icyo bibamarira. Yego. Uti Imana igutiza ko arimba ibyo bintu abantu bakagukunda bikaba byagira icyo bimayira abantu. Ese nuhe muhanzi wa gospel ufatira icyitegererezo mu byo uririmba? Sofa ntago ubundi nakundaga umuntu witwa Israel Mbonye ariko ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze haje turadukobwa tubiri. Ubungubu ni abarore modo ni batoya kuri njyewe ariko ndabubaha. Uriya Dorcas na Vestine, I think ko ari Vestine. Yego. Ubu no role model wawe? Ewana kabisa aho bari mwabakobwa simbizi. Uti mwabakobwa mwe simbizi. Muri Jo GTS waje kuririmba indirimbo yawe cyangwa se no gusoma indirimbo y'abandi? Indirimbo zose naririmbye ni indirimbo zanjye. Zivuga ngo iki? Imwe yitwa Jesus is my king. Indi yitwa Igihome. Indirimbo yitwa Igihome kubera iki wayise Igihome? Wayihimbye kubera iki? Hari aho byabihuriye n'ubuzima bwakuranze cyangwa? Impamvu indirimbo nayise Igihome buriya Imana tuba tubayeho mu buzima butandukanye n'uburyo tubayeho tukaba wenda tutazi ibyo tuzahura nabyo imbere hazaza. Hari byinshi rero Imana igenda iturinda idukinga ikatubera sinzi uko nabyita ikatubera ikatubumbatira nk'uko muzi nk'uko ibundikira amagi ku buryo tudashobora kugira icyo tuba cyangwa ngo duhungabane. Ukaba ushobora nko kujya nk'ahantu utazi umutekano uko umeze ariko Imana ikakurinda. Nahise Igihome rero nshaka kugira ngo nerekane uburyo Imana ibana natwe mu bintu byinshi bitandukanye. Hari igihe Imana yigeze ikurinda ukavuga uti iki gihe ndakibuka rwose Imana yarandinze? Ntago icyo gihe nkibuka ariko imbere y'Imana yo mu ijuru ndashima Imana ko navutse nkabaho nkava muri placenta nkabaho nkitwa umuntu ubu nkaba ndi guhumeka. Atubwiye mu ndimi za kiganga ubwo bazi placenta uva muri nyababyeyi ukura hahandi hose ubu ukaba uri guhumeka. Cyo kintu ni cyiza cyane cyo gushimira Imana. Reka tugushimire tugana ku musozo ugira icyo ubwira abafana bawe ariko mbere yo kugira icyo ubwira abafana bawe nicyo wabwira urundi rubyiruko rufite impano nziza ariko bakitinya kugira ngo zijye ahagaragara? Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko bagenzi banjye bave mu byaha basenge hanyuma ikindi bigirira icyizere kubera ko birashoboka cyane umuntu yakora ibintu byinshi bitandukanye ariko mu byo bakora byose basenge
basaba Imana ibaha imbaraga zo kubikora neza. Ndumva aricyo nababwira. Shema ati rubyiruko bagenzi banjye muve mu byaha musenge Imana izabaha imbaraga. Nicyo wabwa noneho abafana bawe kugira ngo bagushyigikire muri Ibyo GTS season 1. Umuntu uri buze gukorwa ku mutima n'izi ndirimbo zanjye ndamusaba ibintu bitarenze 5. Icyambere like kuri video yanjye, ugakomentinga, icya kabiri ugasharinga, icya gatatu, icya kane ukajya kuri Jo Gospel Talent Show Instagram ugakora follow kugira ngo ujye ubona izindi ndirimbo zitandukanye. Hanyuma ukajya no kuri Jo Gospel Talent Show kuri YouTube channel ugasubscribinga kugira ngo ujye ubona n'ibindi bikorwa bitandukanye duhimbaza tunaramya. Wabibutsa na nimero yawe? Nimero yanjye ni 27. Ubundi tugahimbaza Imana. Tugahimbaza Imana, turamenya Imana. Ku bantu bose mushaka gushyigikira Shema mu ndirimbo ze yaririmbye ze, no kujya kuri nimero ya 22 kuri iyo link ya Jo Gospel Talent Show ugakora subscribe, comment, share, like, ukamaza hirya no hino uburyo ki Imana ari nziza. Shema, tubwira umuhanzi ukunda. Kera nakundaga Israel Mbonyi, ariko ubu ngubu aho bigeze ibintu byarahindutse. Hari abakobwa baje numva barankora ku mutima cyane. Vestina na Dorcas kabisa, Imana ibaho umugisha. Amanitse amaboko kuri Vestina na Dorcas. Wadufasha ukaturimbira agakolasi k'indirimbo yabo nibura uze? Nagerageza nubwo nta kazi neza. Umutima wanjye wawuzuza amashimwe, akanwa kanjye nako kuzura indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Warakoze mwami rwose. Shema urabakunda cyane. Turagushimiye. Turabashimiye mwese twabanye muri Jo Gospel Talent Show. Kiganiro nakagaruka, reka mbibutse yuko ushaka gushyigikira Shema nkuko yababwiye no kujya kuri link ya Jo Gospel Talent Show nimero ya 27 wakanda subscribe, comment, share na like kugira ngo turusheho gukomeza kwamaza ubutumwa bwiza. Mwari kumwe na Shadai, nakagaruka tuzakomeza tubagezaho ibiganiro byiza cyane. Murakoze, mukomeze mubane n'Imana.